ije guhembura abantu. Haleluya, Imana nishimwe. Yesu ni wamamare. Imana irambwiye ngo abantu nibongere basubire ku rufatiro. Ibintu byaziraga, yemwe bashumba, yemwe bapasiteri, mwaziruye ibizira. Imana irambwiye ngo nimbabaze ngo kuki musigaye mwaraziruye ibizira. Ibintu byaziraga musigaye mwarabihesheje umugisha. Abarambitse intwaro hasi nimuzegure ngo kubera ko urugamba rugeze mu mahina. Haleluya, mwene data nshuti y'umusaraba, wabanye urugamba rugeze mu mahina, naho wakomeje ngo urasane n'umwanzi, urangije uracogora ucika intege. Yesu nushimwe. Noneho hamagara ngo hari uwakumva ngo mbese mubera ngo uwo twatabaza ninde. Haleluya, n'Uwiteka tugomba gutabaza, n'Uwiteka tugomba guhamagara, kuko ari we ufite urufunguzo rw'ibizaba mu kiganza cyiwe. Haleluya, Yesu nushimwe. Imana nishimwe, Imana niyamamare. Uwiteka narengera abantu, Uwiteka nagota abantu be. Jambo ry'Imana riravuga Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Ushobora kudukurikiye uri mu bihe bitakunejeje cyangwa se bitakoroheye, ariko reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Icyo dukwiye gukora ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, kuko Yesu Kristo atari yaza urupfu rwo rwaza. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo dushyire itafari ryacu kuri uyu murimo w'Imana. Murabibona kuri kamera zacu twongeye kubana n'umuhanuzi kazi. Nimvuga umuhanuzi ntibuze kumva babandi b'iki gihe, ahubwo Eliya yabwiwe ijambo rikomeye aravuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Tugerageza uko dushoboye kugira ngo tubazanire umuntu uri mu mwuka w'Imana cyangwa se ukiyoborwa n'umwuka w'Imana. Uraho neza mubyeyi? muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Yego, ufite ubwitonzi bwinshi, bigaragara ko utwaye amabanga y'Imana, ariko uranyemerera ubanze wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV. Amazina yanjye nitwa Ihogoza Marie Rose. Uregeza mikoro hejuru. Amazina yanjye nitwa Ihogoza Marie Rose. Mama Kesi, Mama Diego, Yego. Mama Sifiwe. Yego. Bayita amazina y'umugisha. Yego. Yego, Mama Sifiwe. Imana iguhe umugisha. Ndakiriye. Turagushimiye kuko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi b'Imana Irahari TV. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiye bose biyumvemo ikaze. Imana ibahereze umugisha, turabakunda. Amina. Nabo baragukunda kandi barabyerekana hasi hariya muri komenti, kuko baragukurikiye. Nshingiye ku mirimo cyangwa se ku bikorwa Imana yagiye gukoresha mu bihe bigiye bitandukanye, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuguhamagara nk'umuntu twasenganye. Yego. Amakuru y'imyaka myinshi. Amakuru ni meza. Twari tubaye twihejeho gatoya. Uracyaterana ibipfunsi nduhushe nka kera. Imana ishimwe. Amina. Kubera Imana. Umugabo umwe yaravuze ngo uko narwanaga kera nkanesha n'uyu munsi niko bikimeze. Ikareba. Yego. Paulo nawe ati ndaterana ibipfunsi simpushe. Yego. Yego. Nizere ko ibintu byose bikimeze neza. Yego. Amina. Nibyo iminsi yo igerageza gukamura abantu, ariko abamaze kumwakira, kumwemera nk'umukiza wabo, ntago bajya bamurekura kuko baba barasogongeye bakumva ko aryoshye. Ubu rero ndi gushyugumbwa nk'abakunzi bacu bavuga bati Imana iraharari gutinda ngo twumve uyu munyamwuka, twumve turebe ibikorwa Imana igiye kumukoresha. Ndagira mbabwire ko Imana ijya imukoresha gusengera abarwayi, Imana ikamukoresha gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abazingiweho inda
yego mwebweho mutonda umurongo ibintu byose biraza kugenda neza cyane. Dogiteri yaje. Yego, mbere yuko dutangira ikiganiro reka ngusabe kugira ngo baze usenge Imana. uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro bizima, uri Imana y'amasezerano, ushoboye byose, uri Uwiteka, wambaye icyubahiro no gukomera. Habwa icyubahiro yuko wemeye ko dukandagira kuri izi kamera turi bazima. Amamara kuko uri umunyembaraga, ibyaduhigaga si uko bitari bihari, ibyatwirukankanaga si uko bitari bihari. Dushimiye Uwiteka ko yabaye akatwimana. Ni wamamare Kristo, nuhabwe icyubahiro iyi saha n'aka kanya. Ndasenze kugira ngo marayika w'Uwiteka yururukire kubana natwe, tugota tuzenguruke. Mbaraga z'Imana ziganza aha hantu mu izina rya Yesu. Nihabeho kwiyobora, Mwuka wera w'Imana bari we wiyoborera, bari uganza ategeke gahunda zose zigiye kubera aha. Ndasenze kugira ngo Mwuka wera w'Imana bari uyobora mu izina rya Yesu. Ntabari izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ganza utegeke Kristo. Nsengeye abantu bagiye kumvira ijambo mu izina rya Yesu. Ari abarwayi reka bakire mu izina rya Yesu. Abari baheranwe n'agahinda, imbaraga z'Imana reka zibagereho. Maboko y'Uwiteka azura abapfuye bakazuka. Maboko y'Uwiteka nagira ahantu abakuragira abashyitsa mu izina rya Yesu. Data wa twese mwiza, nunyemerere cyane y'amasaha utangirane natwe kandi usozanye natwe, kubera kuri umunyembaraga. Ne kutaya binifodarayi. Urakoze Mana. Yesu ni wamamare. Yesu nema, uri umunyembaraga, uri umunyamaboko, uri umwami w'abami, uri ibyiringiro bizima. Data wa twese mwiza, hari benshi cyane bakurikiye iki kiganiro. Hari abarwayi indwara zanze gukira z'amayoberana, hari abafite za kanseri, hari abarwaye sida, hari abo bazingiyemo amada. Yesu nushimwe, nunyemerere cyane aya masaha buri wese unkurikiye afite icyo kibazo. Reka ibyari byaraburiwe iherezo byarabuze umuti, guhera aka kanya ugira ikintu ukora muri aba barwayi. Hari abo ndi kubona abarwayi imitwe idakira yanze gukira. Yesu nushimwe, nurengera ubwoko bwawe, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntabwo uzabura kurengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Hari abo ndi kubona bari kuri za bomboni, ariko ndasenze cyane kugira ngo ubongerere umwuka wo guhumeka, kubera kuri umunyembaraga ukabura umunyamaboko. Hari abo ndi kubona bafite kanseri zo mu maberi. Ne kutaya, ndasenze cyane kugira ngo ugende ubakize, kuko uri umunyembaraga. Kiganza cyawe Kristo gikore kuri buri murwayi wese ukurikiye mu izina rya Yesu. Hari abo ndi kubona abarwaye imigongo idakira. Ne kutaya binifodarayi. Ndasenze cyane kugira ngo ikiganza cyawe Uwiteka gikore kuri iyi migongo yewe Yesu Kristo. Hari abantu ndi kubona bafite ubuhumyi ku maso, barwaye amaso adakira, barivuje biranga. Yesu nushimwe, ariko ndasenze kugira ngo ari amaso ugende uyakoreho, kubera yuko ari wowe muganga mukuru kuri abandi baganga. Data wa twese mwiza, ndasenze kugira ngo amaboko yawe hamwe ageremo ibitariho bikaremeka. Yesu amwe ajya akora imirimo n'ibitangaza, amwe ajya azura abapfuye bakazuka, amwe ageremo ibitariho bikaremeka. Nuganza utegeke Kristo. Ndasenze kugira ngo buri wese udukurikiye abone umugisha uturutse ahera hahera, nzira zose munyuramo. Imana ibahereza ibibanezeza. Urakoze Mana, narindi kuguha karibu n'ikaze. Bana natwe muri byose utuzenguruka utugote none n'iteka ryose. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye, ndetse kandi ikiganiro cyo kigeze hagati, kuko twatangiye kwakira imbaraga, ndetse kandi nkuko nabibabwiye ndagira ngo mwabyiyumviye. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ntabwo ndi bukubaza ibibazo byinshi, kuko tutajya dukora ikiganiro cyangwa se ubutumwa burebure. Yego, dukora iminota mikeya. Reka tuguhe ikaze uhanure mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye gusoma ijambo riboneka muri Luka ibice 18 umurongo waho wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo
umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Dusome mu izina rya Yesu ku murongo wa mbere. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana, ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo uyu mucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Dusomye ijambo riboneka muri Luka ibice 18 risobanura kuri uyu mupfakazi watitirije uyu mukire, watitirije uyu mwami. Uyu mupfakazi yararushye, ariko nubwo yararushye yaranarenganijwe rata, arenganyirizwa mu mudugudu, abura uwamurengera. Nkuko nawe hari ikibazo uhagazemo gihora kigutuga buri munsi, waburiye igisubizo. Yesu nashimwe, warasenze, umaze gusenga ubona nta gisubizo uri kubona, urangije uracogora, urangije urarambika. Ariko uyu mupfakazi we rata ntago yigeze acogora, ntago yigeze arambika intwaro yo gusenga hasi. Yagiye gusanga uyu mwami amubwira uburyo ki yarenganye ngo amurenganure. Ajyayo ku munsi wa mbere, umwami arangije aramwumva, yanga kugira ikintu amufasha. Asubirayo ku munsi wa kabiri, umwami ntiyagira ikintu amufasha. Asubirayo ku munsi wa gatatu, ntago yigeze acika intege, ntago yigeze agenda ubwa mbere ngo nibamusuzugura agenda arambike. Ariko wowe wasenze Imana mwene data nshuti y'umusaraba, ukoza yibiri, ubuzamo igisubizo, urangije urarambika. Muririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo abarambitse intwaro hasi nimuzegure, ngo kubera ko urugamba rugeze mu mahina. Haleluya. Mwene data nshuti y'umusaraba, wabanye urugamba rugeze mu mahina, nkaho wakomeje ngo urasane n'umwanzi, urangije uracogora ucika intege. Yesu nushimwe. Ariko uyu mupfakazi we rata ntago yigeze acogora, ntago yigeze acika intege. Imana ishimwe. Yarakomeje aratitiriza. Ku munsi wa kabiri aragaruka, ntibigeze bamwumva, arakomeza aratitiriza, kubera ko yari afite icyo ashaka. Iyo ufite icyo ushaka kuri uyu mwami, iyo ufite icyo ushaka kuri Uwiteka, ntago ucika intege, urakomeza ugatitiriza. Kuko mu ijambo Yesu aravuze ngo Yesu uyu muntu utubaha Imana niyite no ku bantu ayoboye. Niba abashije gukora ibintu nk'ibi, abikorera umuntu mugenzi we adakijijwe, ese ngewe Uwiteka nabura kurengera intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro? Yesu nushimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Jambo ry'Imana riri kugukangurira gutitiriza. We wari ucogoye, we wari ubuze ibyiringiro, we wari usinziriye, jambo ry'Imana riravuze ngo nubyuke, nukanguke. Rekeraho gucogora, niwiminjire magafu, niwongere usenge, nube maso, kubera ko ijambo riravuze ngo ntago Uwiteka azabura kurengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Kandi ntago ariko bizahora kubakurikiye Uwiteka. Muri Danieli haranditswe ngo abaca mu isezerano nta mpamvu, aba nibo Uwiteka azayobesha gusesenga, ngo ariko abazi Imana yabo
yabo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe ngo abo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iki ni igihe Uwiteka yagukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Amina. Nawe ureba ukabona urisuzuguye, Uwiteka yagukoresha iby'ubutwari kubera ko ntagakirisha ingabo nyinshi. Haleluya. Imana nishimye. Amina. Iki ni igihe, haleluya, Amina. umukiranutsi w'Imana akwiriye gusenga. Yego. Mwene data nshuti z'umusaraba, Imbaraga we wari n'amavuta. ucogoye, we wari ucitse intege, we wari ubuze ibyiringiro, byukura bagirane kubera ko umucyo w'Uwiteka aya masaha ukurasiye. Yesu, Imana ishimwe, Imana niyamamare. Haleluya, haleluya. Jambo nari mfite niri, ndashoje. Haleluya. Ngiye kwinjira mu kanya ko gutanga message. Imana ishimwe, Uwiteka yambwiye ngo mbwira abantu bose bankurikiye, ari abari hanze, ari abari mu Rwanda, abo bose Uwiteka yambwiye ngo mbagezeho ubu butumwa. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo iki ni igihe Gideyoni agiye kongera gusubiza intore ku kagezi. Haleluya. Intama zose zigiye kunyura munsi y'ukuboko kwa shebuja. Uwiteka agiye kongera abari intama, Uwiteka agiye kongera abari intama bundi bushyashya. Intama zose zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, yongera zibare. Haleluya, haleluya. Imana yambwiye ngo iki ni igihe shubije abantu ku kagezi. Wowe wari ucogoye, wowe wari ucitse intege, wowe uri kwitotomba, iki ni igihe nyabuneka Uwiteka ndagukangurira nube maso, nube maso, nureke gucogora. Ibikurangaje simbizi ariko birahari, ariko Uwiteka aravuze ngo iki ni igihe agiye kongera gutoranya rata wambaye umwenda w'urugamba, ntago yakwirata nk'uwawukuyemo. Iki ni igihe mwene data nshuti y'umusaraba, Imana ije guhemba no guhana. Ndakubwiye ngo nube maso, ndakubwiye ngo nukanguke. Muri aba bantu Uwiteka agiye kongera gusubiza mu kagezi, muri aba bantu Uwiteka agiye kongera gucisha munsi y'ukuboko kwe, akongera akabara. Reka uzaboneke mu mubare w'abagwiriye. Iki ni igihe Uwiteka yazanye umunzani kuri buri muntu wese. Uwiteka ari gupima ibiro. Haleluya, haleluya. Mwene data nshuti y'umusaraba, nyemerera wongere usubire ku rufatiro. Uwiteka nagushyira ku munzani asanga ibiro byawe bishyitse, kandi nasanga ibiro byawe bishyitse intsinzi yawe iraboneka. Ntago ubura kugirirwa neza n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo nimbwira abantu abari basinziriye nibakanguke, abantu nibabe maso, bari babuze ibyiringiro nibongere bafate ku mutsima, abari basinziriye munsi y'umurotemu nibabyuke bakomeze. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngije guhembura abantu. Haleluya. Imana nishimwe. Yesu ni wamamare. Imana irambwiye ngo abantu nibongere basubire ku rufatiro. Ibintu byaziraga, yemwe bashumba, yemwe bapasiteri, mwaziruye ibizira, mwaziruye ibizira. Imana irambwiye ngo nimbabaze ngo kuki musigaye mwaraziruye ibizira. Ibintu byaziraga musigaye mwarabihesheje umugisha. Mwafashwe ryari. Imana nishimwe. Imana niturengere, Imana niduhagarareho, Imana nitugote. Amaboko y'Uwiteka naturamire. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Mwene data nshuti z'umusaraba, abankurikiye mwese aya masaha, narindi kukubwira ngo wowe warusinziriye niwongera ubyuke, niwongera utitirize, kubera ko ijambo riravuze ngo ntago Uwiteka azabura kurengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Yoba arandika aravuga noneho hamagara ngo hari uwakumva. Haleluya. Birashoboka yuko umaze iminsi uhamagara ukabura uwakwitaba, umaze iminsi usenga ukabura no kumva ijwi ry'Imana, ariko noneho ijambo riravuze noneho hamagara ngo hari uwakumva, ngo mbese mubera ngo uwo twatabaza ninde. Haleluya. N'Uwiteka tugomba gutabaza, n'Uwiteka tugomba guhamagara, kuko ari ufite urufunguzo
mu kiganza cyiwe. Haleluya. Yesu nushimwe, Imana nishimwe, Imana niyamamare. Uwiteka narengera abantu, Uwiteka nagota abantu be. Jambo ry'Imana riravuga ngo haleluya, Imana nishimwe ngo nkuko imisozi igota Yerusalemu, ngo ni ku Uwiteka ajya gota abantu. Aya masa mbonye hari abantu Uwiteka gose, hari abantu bamaze iminsi bari gusenga basaba imbaraga. Imana irambwiye ngo abo bantu bari gusaba imbaraga, ngo nibakira imbaraga z'igihe kizaza, nibakira imbaraga zo gukomera, nibakira imbaraga zo kunesha ibibanesha. Ni ku Uwiteka avuganye nanjye. Kindi Imana irongera ivugana nanjye ngo hari abantu ikijije. Haleluya, Imana ishimwe. Hari abantu bamaranye uburwayi igihe kirekire, Imana nishimwe. Bamaranye uburwayi igihe kirekire, barivuje biranga, barirukansa ahantu hose biranga, ariko none Uwiteka arambwiye ngo hari abantu akijije. Mbonye hari abantu Imana ikijije, mbonye hari abantu Imana ikijije za kanseri, hari abantu Imana inyeretse barwaye imigongo idakira. Imana irambwiye ngo iyo migongo iyikozeho. Hari abantu Imana inyeretse bafite imitwe idakira, Imana irambwiye ngo iyo mitwe iyikozeho. Imana nishimwe. Hari abandi inyeretse bafite amaso, barivuje biranga, barwaye amaso adakira, ariko Imana irambwiye ngo ikoze kuri ayo maso. Ntago izabura kurengera intore zayo, ziyitakira ku manywa na nijoro. Imana nishimwe, Imana niyamamare. We wari ubuze ibyiringiro, we wari ucitse intege, Yesu aravuze ngo aka kanya niwongere utitirize, niwongere wiyumvemo. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu nushimwe, niwamamare. Haleluya, Imana nishimwe. Imana irambwiye ngo itwikiriye abantu bayo. Imana mbonye izanye umutaka munini, irambwira ngo nimbwira abankurikiye bose yuko hari umutaka ije kubatwikira. Mbonye Imana irambuye umutaka, mbonye Imana ibambye amahema mu bantu bayo. Hari abantu bari gusenga basaba Imana uburinzi, hari abantu bari gusenga basaba Imana ubwihisho. Imana irambwiye ngo abari maso mwese ibahaye ubwihisho. Imana irambwiye ngo abari maso mwese ibahaye ubuhungiro, irabatwikiriye kandi irabagose. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Yesu avuganye nanjye ngo nimbwira abantu babe maso basenge. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, kuko iki ni igihe shitani yasabye abantu. Imana irambwiye ngo hari abantu bavuye ha mu Rwanda bajya kuba mu bihugu byo hanze, bagenda bakundanye, bagenda babanye neza, ariko bageze mu bihugu byo hanze umwanzanagamo akantu, shitani arabarasa, batangira kuryana, batangira gusubiranamo. Hari abo Imana inyeretse bafashe ibitanda bibiri, buri wese atangira kurara ukwe, kubera ko shitani yanazemo akantu, shitani yamaze kurasa mu mwambi. Ariko Imana irambwiye ngo nimube maso musenge. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ikimana yiteguye gukora mu ngo zanyu. Abatari bubatse, abatari bahuje, Imana irambwiye ngo nimube maso musenge. Hari ikintu Imana yiteguye gukora. Haleluya, Imana nishimwe. Ubutumwa nari mfite nubwo, reka nsenge ubundi dusoze. Mbere yuko dusengera, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Hari abantu badukurikiye bifuza uwo basengana ariko bakamubura. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo utambutse nimero ya telefone, kugira ngo wakwifuza gusengana nawe, wakwifuza kuvugana nawe, wakwifuza kumugira inama, cyangwa we nawe afite inama ashaka kukugira cyangwa n'ubufasha yagukeneraho, cyangwa wowe wamukeneraho, kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone ikubaruyeho. Nimero yanjye ni 078 20 38 84 5. 078 20 38 84 5. Yego, urakoze cyane rero. Karibu n'isengesho. Data wa twese mwiza, ndagushimye kuri Imana yacu bwite, wabanye natwe,
ujya urinda ijambo ryawe ndetse ukarinda n'uwo waribwiye kugira ngo uzarisohoze. Uyu wari umuteguro wawe, umugambi wawe ntujya uburizwamo, urakabyara uragaheka. Uri igitangaza kuko utangaza abagufite, uri umwami w'abami kuko isi n'ijuru birakubaha. Tumaze gutambutsa ubutumwa bwiza, Data wa twese mwiza, nsengeye ubu butumwa maze gutambutsa kugira ngo buri wese wumvire ijambo Mana ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ijambo ryawe ritubera inkomezi n'urwego ruzatugeza iwawe mu ijuru. Nsengeye abarwayi, Data wa twese mwiza, uravuze ngo hari abo utwikiriye, iyo mitaka nuyitange mu izina rya Yesu. Uravuze ngo hari abo ukijije indwara, nubikorere kwiyubahisha kubera kuri umunyembaraga. Amaboko yawe ni magari, Data wa twese mwiza, nyemerera urengere intore zawe. Hari ababyutse bataka, hari abari kuniha aya masaha, hari abari babuze ibyiringiro aya masaha. Kristo, ijambo ryawe rikimara kubageraho, reka bongere basubiremo ibyiringiro, reka bongere basubiremo imbaraga mu izina rya Yesu. Suka mwuka wera mu bantu bawe, suka ububyutse mu bantu bawe, hembura umurimo wawe Kristo mu izina rya Yesu. Data wa twese mwiza, abo shitani yari yarafashe bugwate, maboko y'Uwiteka n'abarengere, maboko y'Uwiteka n'abasubize mu murongo mu izina rya Yesu. Jambo ryawe rirambye ngo uzakubita bunge ngo intama zitatane. Data wa twese mwiza, uvuze ku bungeri baziruye ibizira, ndasenze cyane kugira ngo ugere no mu bungeri Mana, wongere ubasubize ku rufatiro. Nubasubiza ku rufatiro, n'intama zirasubira mu rwuri mu izina rya Yesu. Yesu, hembura umurimo wawe, hembura ubwoko bwawe, rengera intore zawe, abankurikiye bose. Data wa twese mwiza, buri wese uri bwumva iki kiganiro, reka kigire aho kimuvana, kigire aho kimugeza. Uwari uguye umwuma, uwari uguye isari, reka hemburwa n'ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana naganza ategeke mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni wamamare. Urakoze Mana ko wabanye natwe, urakoze Data wa twese mwiza ko watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Ngaho nuganza utegeke buri wese unkurikiye, ndasenze kugira ngo abone umugisha nzira zose anyuramo. Uwiteka umuhereza ibimunezeza. Urakoze Mana ko wumvishije gusenga, ni mu izina ryawe ryera mbisabye mbyizeye, amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Bakunzi mwe mudukurikiye, mwamwumvisha afite impano yo gusenga pe, afite impano yo gusenga, afite impano yo gusenga, kandi ubu butumwa atambukije mu bwumve mu bwiteho, ndetse kandi ufite uburenganzira bwo kwandika igitekerezo cyawe mwaho hasi muri komenti, kandi turizera ko si ubwa mbere tubanye n'ubwa nyuma. Tuzakomeza kubana, mumuhamagare abafashe gusenga. Waba utabona umwanya cyangwa se arohoye n'abantu benshi babesikoro bakagusengera, baguciye ibiguzi, bakagusengera birya by'iki gihe bigezweho. Ariko nguyu mubyeyi mba namuzanye kugira ngo baze kuziba icyuho, bakuremo ibyo bibazo byose biba byaragiye biboneka ku bahanuzi. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Urakoze cyane. Shalom, shalom.